Umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda RDF Lieutenant Colonel Simon Kabera yaburiye abafite ibitekerezo biganisha ku migambi yo gutera u Rwanda kw'ingabo na polisi byarwo gihagaze ku nshingano zo kurinda igihugu, yerekana ko aho u Rwanda rwakuwe ari urugero rwiza rwo guhamya ko icyarubaho cyose rwagikemura ku mbaraga byasaba zose. Ni ubutumwa Lieutenant Colonel Simon Kabera yatanze kuri 29 Gashyantare 2024 ubwo yari mu kiganiro Waramutse Rwanda kinyura kuri RBA cyagarukaga ku bikorwa no guteza imbere abanyarwanda. Ingabo z'u Rwanda rero na polisi bagiye guhuriramo mu gihe cy'amezi agera kuri 3 ari imbere. Ni mu kiganiro yatumiwemo ari kumwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga, aho bagaragaza ko birambuye icyatumye rero izo nzego zombi zihuza imbaraga mu gihe byari menyerewe ko buri rwego rumwe rukora ibyarwo. Ibikorwa bizatangizwa ku wa gatanu tariki ya mbere Werurwe 2024 bikabera mu turere two mu ntara zose z'igihugu turimo Bugesera, Gasabo, Ngoma, Musanze, Burera na Gisagara. Bifite insanganyamatsiko igaruka ku myaka 30 yo kwibohora, ubufatanye bw'ingabo z'igihugu, inzego z'umutekano n'abaturage mu iterambere ry'u Rwanda. Lieutenant Colonel Kabera yavuze ko ingabo z'u Rwanda ziyubatse ku buryo zifite ubushobozi bwo kurinda abaturage. Ati ubu dufite igisirikare cy'umwuga gifite ibikoresho bijyanye n'igihe, dufite ubushobozi kandi ubushake, imbaraga zo kurinda umuturage w'u Rwanda kugira ngo abafite imigambi yo guhungabanya iki gihugu batabigeraho. Yatanze urugero rw'ibihugu bitandukanye u Rwanda rujya gutangamo umusanzu mu by'umutekano, agaragaza ko gutanga uwo musanzu bituruka ku cyizere cy'uko rufite amahoro. Ati niba dutanga umutekano hirya no hino, ntabwo twananirwa rero kuwutanga ku banyarwanda. Umuturage aryame asinzire yorose, ati urota arote. Yavuze ko abantu bakwiriye rero gutandukanya amagambo n'ibikorwa, agaragaza ko iyo inzego z'umutekano zivuga ziba zigaragaza ibyo zakoze ndetse zigatanga n'ingero zibigaragara. Ati sintekereza ko hari n'umunyarwanda ugifite imyumvire imeze nk'iyabo, ati bahora bavuga ku mbuga nkoranyambaga kuko bo bahora mu bihe byahise aho bakivuga amoko, twe tukavuga ubumwe bw'abanyarwanda uracyafite gutsemba, twe turubaka igihugu. ACP Rutikanga Boniface yagaragaje ko myaka 30 u Rwanda rumaze ruyobowe nta gihe abarwifuriza ibibi babura, ariko kandi byose rwagiye rubicamo rwemye. Hanyuma ati bahereye kuri za Facebook, ati bakomereza ku zindi mbuga nkoranyambaga, ariko ntabwo byabujije igihugu gutera imbere. Igihugu kirarinzwe, suko batabikora, ati wenda babonye urwaho babikora, atariko ntaho banyura. Ati ntibishoboka, ingabo zirahari, polisi irahari, ibyo ntibyabuza rero igihugu gutera imbere. Ati ntibizanabuze abanyarwanda gusinzira. ACP Rutikanga Boniface yifashishije kandi urugero rw'abasirikare babiri ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjiye ku butaka bw'u Rwanda mu buryo butemera amategeko ku itariki ya 16 Mutarama 2024. Yagaragaje ko bafashwe n'abaturage, bigaragaza imikoranire myiza hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano. Ati ntabwo rero bafashwe n'abapolisi, ntabwo bafashwe n'abasirikare, bafashwe n'abaturage, ahubwo babashyikiriza inzego z'umutekano kandi bakakubwira ko bari maso. Iyo abaturage bageze kuri urwo rwego uhita wumva imbaraga n'icyizere bifitiye. Lieutenant Colonel Simon Kabera yagaragaje ko uretse umutekano RDF ifite inshingano zo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. ACP Rutikanga nawe akaba yavuze ko kugira uruhare mu mibereho myiza y'abanyarwanda kuri polisi y'u Rwanda biteganywa n'amategeko, ariko ko impamvu ibikorwa bya RDF na RNP byahujwe ari ukugira ngo bahuze imbaraga bizagere ku munsi nyirizina wo kwibohora ku nshuro ya 30 hari bimaze kugerwaho. Ati n'ubusanzwe turakorana, nubwo ati byitwaga icyumweru cyahariwe ingabo Army Week cyangwa se ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi Police Month. Ati burya rero iyo urebye ibikorwa byose, ati ntabyo twakoraga ahatari abasirikare, ati nta n'ibyo bakoraga tudahari. Mu bizakorwa muri aya mezi agera kuri 3 harimo kuvura abaturage basanzwe aho bari, kubaka ibiraro n'amashuri n'ingo mbonezamikurire, kubakira abatishoboye n'ibindi bikorwa remezo, gutanga amashanyarazi akomoka ku mirasire, gutanga ubwato ndetse n'ibindi. Ndakora ibikorwa bitandukanye rero ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda bagiye kugeza ku baturage. Ibi byose bikaba bikubiye n'ubundi busanzwe mu bufatanye busanzwe hagati y'inzego z'umutekano z'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igipolisi cy'u Rwanda. Muri iyi nkuru yacu reka turebere hamwe uruhare rwa Perezida Habyarimana mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri Mata mwaka wa 1994. Jenoside yakorewe Abatutsi mu myaka 30 ishize kuva muri Mata kugera muri Nyakanga mwaka wa 1994 yabaye umusaruro w'imbuto mbi
yabibwe n'abayobozi mu nzego za politiki n'iza gisirikare, ku isonga hakaba perezida wa repubulika General Major Habyarimana Juvenal n'abambari be bari hafi ndetse n'umugore we Agathe Kanziga. Ubwo FPR yatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu mu maboko y'ubutegetsi y'ubwicanyi, urwo rugamba rwifashishijwe nk'urwitwazo n'abategetsi ba leta Habyarimana mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wo gutsemba abatutsi bose bo mu Rwanda n'abahutu batari bashyigikiye uwo mugambi wa jenoside. Ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mugambi wo kurimbura abatutsi ntiryari ibanga ku muntu n'umwe, ati kuko ryatangazwaga n'abategetsi bashize amanga. Abambasaderi bo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi bari i Kigali icyo gihe babimenyesheje ibihugu byabo, nka ambasaderi w'Ubufaransa yabimenyesheje ubutegetsi bw'Ubufaransa nubwo bwakoranaga bya hafi n'ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana. Uruhare rwa perezida Habyarimana ku giti cye mu itegurwa rya jenoside rugaragarira mu kuba ari we uwazanye igitekerezo cyo gukora jenoside akagicengeza mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu, bwaba bwa gisivili, bwa politike n'ubwa gisirikare. Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ambasaderi bo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi bamenye umugambi hakiri kare, bawumenyesha ibihugu byabo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Reka rero ati mbisobanure nifashishije ingero zirakoresha tuzikurikira. Ku itariki ya 13 Ukwakira umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, Colonel René Garnier wari uhagarariye inyungu z'Ubufaransa mu bya gisirikare muri ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda yohereje abayobozi be ubutumwa bw'ibanga bwashyizweho umukono na ambasaderi George Martre, aho yagaragaje ubukana bwa jenoside yari yatangiriye ikibirira mu karere ka Ngororero. Yagize ati abaturage b'abahutu ati bateguwe na MRND bashishikariye ati guhiga abatutsi b'ibyitso ku misozi. Ubwicanyi buravugwa ati mu duce twa Kibirira mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Gitarama. Ibimenyetso ati by'uko ubwo bushyamirane bushobora gufata indi ntera biragaragara. Ku itariki ya 15 Ukwakira umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda George Martre muri telegramu yoherereje minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa n'umugaba mukuru w'ingabo General Alexandre yakoresheje ijambo jenoside avuga ubwicanyi bwakorwaga mu Rwanda bwatangiwe uruhushya na perezida wa Repubulika Juvenal Habyarimana. Agace k'iyo telegramu karagira kati abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi batekereza ko ubufasha bwa gisirikare ingabo z'Ubufaransa zatanze butatanze umusaruro wihuse nk'uko byifuzwaga, ati kuko butabujije abahutu ubukangurambaga mu bahutu ati bwo kurwanya igitekerezo cyo kugarura ingoma ya cyami, ati biringiye ko intsinzi ya gisirikare ya bene wabo baba mu mahanga nubwo yaba ari nto ariyo yabafasha ati kurokora ubwo bwicanyi bwa jenoside. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani, ubwo ambasaderi Martre yabazwaga na komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa iyobowe na Depite Paul Kile, yatanze ibisobanuro birambuye kuri uwo mugambi wa jenoside. Yagaragaje ko Colonel Laurent Serubuga, umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda, wari uwa kabiri kuri perezida Habyarimana, yamubwiye ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwiteguye gutsemba abatutsi. Ati byagaragaraga ko hagiye kuba jenoside kuva muri icyo gihe. Bamwe mu bahutu ati bari baratinyutse ati kubivugaho. Colonel Serubuga, umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda, yashimishijwe n'igitero cya FPR ati kuko kuri we gucyaga urwaho ubwicanyi bw'abatutsi. Jenoside yatumaga abatutsi bahorana ubwoba. Kuva mu ntangiriro z'Ukwakira mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, abantu benshi cyane mu mujyi wa Kigali barafashwe barafungwa. Abenshi muri bo bakaba baraziraga ko babarizwa mu bwoko bw'abatutsi, bafitiye impuhwe abatutsi cyangwa se ngo bagira aho bahurira nabo. Nyuma y'iminsi ine, ku itariki ya 19 Ukwakira mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, Colonel Garnier yohereje ubundi butumwa bwa diplomasi mu Bufaransa agaragaza umugambi wo gutsemba abatutsi bose bari ku butaka bw'u Rwanda. Yabyanditse muri aya magambo. Yagize ati birashoboka ko hagiye gutangira ati ubugizi bwa nabi bukabije bwibasira abatutsi b'imbere mu gihugu, ati bushobora gukorwa mu buryo bwihutiyeho cyane cyangwa se ababukora bakabishishikarizwa mu buryo butaziguye n'intagondwa zo mu butegetsi zishaka gushyira mu bikorwa umugambi ati wazo mubisha uko wateguye. Inyandiko yo ku itariki ya 19 Ugushyingo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda yaturutse mu biro by'iperereza ku rwego rwa Superefegitura ya Ngororero yatanze ibisobanuro birambuye kuri ubwo bwicanyi mu buryo bukurikira. Komine Kibirira hishwe abantu bagera kuri 352 barimo abatutsi 345, abahutu 7, abatutsi 47 barakomerekejwe, inzu 423 ziratwikwa, 123 zirasenywa,
inka 387 n'amatungo magufi 173 byarishwe. Abahutu bagera ku 3665 bahungiye kuri paruwasi ya Muhororo. Komine Satinski abatutsi bagera kuri 20 barishwe, 8 barakomereka, inzu 7 ziratwikwa, 92 zirasenywa, inka 112 ziricwa, abatutsi 915 bava mu byabo. Komine Ramba ati nta numwe wishwe ariko inzu 7 zaratwitswe, izindi 17 zirangizwa, inka 17 zarishwe, abatutsi mu by'ukuri bagera kuri 200 bava mu byabo. Ati ntidushobora kwizera byimazeyo imibare yatanzwe n'urwego kubera ko ubutegetsi bwa Habyarimana bwakoresheje amayeri atandukanye hagamijwe kugabanya umubare w'abantu bishwe n'imitungo yangiritse kugira ngo buhishe ubukana ubwo bwicanyi bwakoranye, ndetse no mu rwego rwo gukingira ikibaba ababaga bakoze ayo mahano. Aya makuru ariko agaragaza ko abatutsi ba Ngororero batotejwe kandi bakicwa ubunyamaswa. Hanyuma muri abo bicanyi ati nta numwe wagejejwe imbere y'ubutabera. Wari ku isonga n'ubwicanyi no kwimakaza umuco wo kudahana ni Perezida wa Repubulika ubwe ati Juvenal Habyarimana wari umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubutabera, icyo gihe akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Ikindi kimenyetso cyerekana uruhare rwa Perezida Juvenal Habyarimana mu mugambi wa jenoside mu ntangiriro y'igitekerezo cyawo mu kwakira umwaka w'1990 no guhiga abaturage b'abatutsi byatangiye mu ijoro ryo ku itariki ya 4 rishyira ku itariki ya 5 kwakira umwaka w'1990. Kugira ngo ibyo bishoboke, ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana bwakoze igisa n'ikinamico burasa mu kirere mu mujyi wa Kigali bubeshya ko ari igitero cya FPR. Nyuma y'ibyo abajandarume, abasirikare, abarugumestre, abajyanama b'imirenge n'abakozi bashinzwe iperereza ndetse basatse ingo kandi bata muri yombi abantu benshi cyane abatutsi. Umubare w'abantu batawe muri yombi warengaga 10,000. Nta numwe muri bo rero wari wakoze icyaha, abari abatutsi gusa bashinjwaga kuba ibyitso by'inkotanyi cyangwa se abahutu bakekwaho kuba bafatanyije n'abatutsi. Urugero ni ibyatangajwe na nyakwigendera Padiri Modeste mu Ngwarareba, icyo gihe wari umuyobozi w'iseminari nto ya Karubanda Butare, akaba n'umwarimu w'ubutabire muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Yari umwe mu bafungiwe muri gereza ya Butare. Yatanze amakuru amwe n'amwe ku byamubayeho, cyane cyane mu kiganiro yahaye ikinyamakuru cyo mu Faransa cyitwa La Croix ku itariki ya 4 Nyakanga mwaka wa 1994. Yabivuze muri amagambo ati umwaka wa 1990 intambara itangiye, ati narafashwe ndafungwa, namaze amezi 6 muri gereza ntazi impamvu mfunzwe. Ati bavuze ko nari mfitanye umubano na FPR, ati kuko ndi umututsi, ati nyamara mu by'ukuri nta kintu na kimwe nari nzi kuri FPR. Mwaka ku itariki ya 18 kwakira mwaka wa 1990 Minisitiri w'Ubutabera Theoneste Mujyanama wagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ku ifatwa n'ifungwa ry'abo yise ibyitso. Mu gusobanura impamvu harimo umubare munini cyane w'abatutsi bafashwe bagafungwa, yatangaje ko kuba mu bwoko bumwe n'abateye igihugu bibashyira mu cyiciro cy'abagomba gukekwa kurusha abandi, guhimba ibirego bishingiye ku moko byabaye intandaro yo kwima ubutabera abantu benshi. Ati ntidushobora kuvuga ku ruhare rwa Perezida Habyarimana mu itegura rya jenoside ngo twirengagize imbwirwaruhame ku itariki ya 17 Ugushyingo mwaka wa 1992 yavugiye muri mitingi y'abamushyigikiye kuri stade ya Ruhengeri. Yatangaje ku mugaragaro jenoside, asaba umunyamabanga mukuru wa MRND kugurira ndetse no kwambika interahamwe impuzankano nshya zikaberwa. Yatangaje ko ku mugaragaro icyo gihe ati nikigera perezida ubwe azatanga amabwiriza yo kwimanukira we interahamwe ze. Ati imvugo yo kwimanukira we n'interahamwe yari igamije mbere na mbere kwibasira abatutsi icyo gihe bafatwaga nk'abanzi ba Repubulika. Tariki 25 Ugushyingo mwaka wa 1992 ishyaka rya MDR ryoherereje Perezida Habyarimana ibaruwa yamagana igitero cyagabwe muri komine ya Shyorongi ku itariki ya 15 Ugushyingo mwaka wa 1992 n'interahamwe ziherekejwe n'abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare. Iki gitero cyari kiyobowe n'umuyobozi wa komine Shyorongi Alexandre Hitimana wari watanze imbunda. Abantu 6 barishwe, abandi barenga 500 bava mu byabo barahunga. Interahamwe zari zishyigikiwe na bagenzi babo bari baturutse mu gace ka Remera mu mujyi wa Kigali, bayobowe na muramu wa Habyarimana Aloys Ngirabatware. Ishyaka rya MDR ryatangaje ko amarorerwa nk'ayo yabaga ashyigikiwe na Minisitiri w'Umutekano Faustin Munyaneza, Prefe wa Kigali witwaga wa Kigali Ngari Kome Bizimungu, umuyobozi wa komine Shyorongi Alexandre Hitimana
na Bonaventure Habimana wahoze ari umunyamabanga mukuru wa MRND wakomokaga muri komine Shyorongi. Iyo baruwa ya MDL yasojwe imenyesha Perezida Habyarimana ko ubwo buryo bwari bufitanye isano n'ijambo yavugiye muri Ruhengeri icyumweru kimwe mbere yaho, aho yari yatangaje ko atemera amasezerano ya Arusha kandi ko igihe nikigera azakora ku nterahamwe ze bakimanukira. Aya magambo yasajije cyane abari bamushyigikiye. Muri iyo baruwa kandi MDL yasabye Perezida Habyarimana gusubiza mu byabo abakuwe mu byabo n'intambara, kubungabunga umutekano w'Abanyarwanda bose ndetse no guhana abantu bose bagize uruhare muri ibyo bikorwa by'urugomo. Iyi baruwa yashyizweho umukono na Bonaventure Ubarijoro, perezida wa MDL Kigali, André Rwajekare, visi perezida wa MDL i Kigali, Anastase Gasana, umunyamabanga wa MDL Kigali, na Juvenal Banzamihigo, umubitsi wa MDL Kigali. Muri Mutarama mwaka w'1993, komisiyo mpuzamahanga y'iperereza yari iyobowe n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yakoze iperereza ryayo mu Rwanda, maze ivumbura ibyobo byinshi cyane byashyingwemo imirambo y'abatutsi b'abagogwe bishwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana muri perefegitura za Ruhengeri na Gisenyi. Iyo komisiyo yari igizwe n'impuguke 10 zaturutse mu bihugu bitandukanye arizo perezida w'iryo tsinda Jean Carbonale, Ubufaransa, Philippe Dahuman, Ubusuwisi, René Dagny Segui, Côte d'Ivoire, Alzon de Forge, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Eric Guerin, Ububiligi, William Scabas, Canada, Halidou Ogerago, Burkina Faso, André Paradis, Canada, Ryan Odink, Buholandi, Paul Danval, Ububiligi. Iperereza ryakozwe n'abashakashatsi ryabashije kugaragaza ko hishwe abantu 277 mu kwezi kumwe gusa kwa Werurwe mwaka w'1991. Komisiyo yavuze ko abenshi mu bishwe ari abagore, ari abasore, kandi ko bapfuye bazize imvune nyinshi cyane zo mu mutwe ati no mu maso, batewe n'ibintu byinshi cyane bakubiswe. Ubwicanyi bwabereye rero muri komine nyinshi cyane za Ruhengeri, Nkuri, Kinigi, Mukingo, Gisenyi, Gaseke, Giciye, Karago, Mutura, Kanama ndetse na Rwerere. Iyi komisiyo mpuzamahanga kandi yagaragaje ko abayobozi ba gisivili n'abasirikare baho ubwicanyi bwabereye ngo babugizemo uruhare, barimo ba Prefe wa Ruhengeri Charles Nzabagerageza ndetse n'uwa Gisenyi witwaga Kome Bizimungu.